None Imana ibahe umugisha ni MAOMBI dukomezanije kuri uyu munsi wa gatatu. Imana nibarebe neza kuri yanyisho yo kwizera. Uyu munsi ndashaka kuvuga ejo twacumbitse tuvuga ko kwizera kuvuka. Uyu munsi ndagira ngo turebe ukuntu kuvuka. Ejo twasobanuye kwizera ariko dusoza tuvuga ko kwizera kuvuka mu muntu. Uyu munsi turebe kuravuka, kuvuka gute, kubyagwa gute, kubyarwa nande, kuza gute mu muntu, umuntu yakwakira ate. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Kwizera rero kuravuka kandi kugakura. Nayo mpamvu Yesu yakunda kuvuga ngo abwira abigishwa ababwira ngo mwebwe ndabona muri ntaba nakigenda, ariko iyo mugira kwizera nibura gukuze ku rwego rw'akabuto ka snap mwabwira umusozi. Yandi magambo kwizera kwavugisha umusozi, ariko uko kutarimo ubwo umusozi nyine urabavugisha. Abenshi buri hari ibintu bituvugisha kubera ko dufite imbaraga nke zo kwizera. Ko ikivamana cyatuzamo no kwizera niwo mutungo tugendana na n'impamvu na Luka 18 impungenge Imana ifite n'ijoro ifite bari bajengese umwana w'umuntu azagaruka abantu bari naho bagitunze kwizera cyabaza baragutaye. Dusomeye Bibiliya Abaroma 10 tureke icyo Paulo yavuze. Abaroma 10 n'ubundi n'abantu Paulo yabwiraga audere kuri 14 yarabwiye ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera. Urumva n'abantu bashaka kwambaza Imana cyakuyisenga. Wewe gusenga Imana utarayizera ntibibaho. Wayambaza gute utarayizera? Nese aribaza se ubundi bayizera bate batarayumva. Ntushaka kwizera ikintu utarumvaho. Kuko kwiza nukumenya, twamenye ikintu utazi utarahishurirwa. Nuko Imana taragu kwizera nukumenya taramwumva. Nese wakumva gute ntawabwirije? Ni ikibazo. Nese babwirizwa bate batatumwe? 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kugazanwa n'ijambo ry'Imana rya Kristo. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Shabaye ko kwizera kuvuka ntabwo kwizera gupfa kwizana ngo umuntu yakicara ngo yumve kwizera kwaje. No, nta muntu utanga kwizera, nta muntu numwe. Icyakora kwizera kurahari, kuranatangwa, kuranaboneka, abantu banakwakira. Ariko kwizera ni imari umuntu ashaka. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kwizera Bibiliya iravuze ngo kuzanwa no kumva ukazanwa n'ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo kugira ngo umuntu yizere ni intambwe 3, kugira ngo umuntu avukishe kwizera muri we ni intambwe 3, kugira ngo bibeho bikunde. Kandi murumva ubundi kwizera ni nako gutuma ubundi kugira ngo umuntu yumve ngo yabaye umuntu umwana w'Imana nta yindi nzira anyuramo. Niko Paulo yanavuze n'ubundi abwira Abaroma yarabwiye ngo dore umunwa ni wo umuntu yatuza, akanwa arakatuza, umutima kawizeza agahita barwaho gukiranuka. Aravanga uwizera akabatizwa zakizwa. Kugira ngo ukire nuko wizera ibintu byose by'Imana, kugira ngo bigire imbaraga, bigire icyo impact kuri wowe nuko byizera. Mani magambo imbaraga z'ibintu by'Imana zikora muri wowe zingana n'imbaraga zo kwizera utunze. Ushobora gukora nta mbaraga zo kwizera utunze, kandi zinyura mu ijambo ry'Imana wumvise. Murabizi ahangaha urumva kwizera kuvuka uko umwana avuka niho kwizera kuvuka. Murabizi ngo umwana avuge kanifashishe wenda nk'urwo rugero ni ibintu nka 3. Icyambere kugira ngo umwana avuke bisaba ko nibura hagomba kuba hari abantu babiri batandukanije ibitsina. Mu yandi magambo bivuze ngo hagomba kuba harimo ikintu bita intanga, harimo umuntu abantu babyarana bazima bapimwe bazi ko ari bazima bashoboye kubyara. Bivuze ngo intanga ari nzima, azi ko ibipimo byerekanye ko intanga ari nzima cyangwa ari muzima. Buriya kwizera ndi kuvuga intambwe ntibishobora kugira ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Si amagambo yose azana kwizera, bisaba ko hagomba kuba hari ijambo ry'Imana rizima rya Kristo. Iyo hatari rizima ntibitanga kwizera. Nkuko bisaba ko intanga nzima ari igomba gutanga imbuto y'umwana, niko bisaba ijambo ry'Imana rizima niyo ritanga imbuto yo kwizera. Kwizera ni kwavuka hataye ijambo ry'Imana rizima. No, ibipimo ugomba kujya mu bipimo bagapima bigerekana ubuziranenge, bakareba niba intanga ari nzima. Niko nijoro ribanza gupima, Imana ishimwe, rigapima rikajya mu buziranenge bw'ijoro, rikareba niba ijambo ry'Imana ryigishwa ni rizima. Niba umona tugira amateraniro menshi n'amakoraniro menshi, insengero nyinshi zikiyongera, ariko
hatiyongera ijambo ry'Imana rizima. Ugasanga ibivugirwa yose ijambo ry'Imana rizima. Mbe bimeze, reba nk'umugabo uraranye n'umugore ariko umwe atari muzima nyine ku buryo adashobora kubyara. Mbe imikino yose bakina ni nka abantu b'amateraniro bakora, ugasanga bari kuririmba, bari kwizihiza, bari kwishima, ariko kuko uwo muntu atabyara, atari muzima, ntacyo byamumarira, ntaho byava, ntibyashoboka, ntibyakunda, kubera ko abikore gute se, bishoboke gute se, ntibyakunda kuko nta ntanganzima afite. Niyo mpamvu amateraniro twatendinga tubamo ariko atarimo ijambo ry'Imana rizima, ni nk'iriya mikino abantu bashobora gukina iri aho gusa ariko itarimo, ni ukwinjoyinga ariko bitavamo kuvuka. Tugira amateraniro n'amasengesho menshi ariko adatuma abantu bavuka mu mwuka. Imana ibwira abatambyi yarabwiye ngo kondisiyo ya mbere kugira ngo atoranywe mu ntenge bagomba kwitondera, harimo intenge bagomba kuba bafite ibinyita bizima, ko ibinyita nibyo birimo udusaro tw'intanga, bivuze ngo bitari bizima nta ntanga, umutambyi agomba kuba ari umuntu ubyara. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana, umuntu w'Imana muzima agomba kuba afite ijambo ry'Imana rizima ribyara abantu mu mwuka, kugira ngo uryumva akaryizera akizwe naryo. Ijambo ry'Imana rikiza. Icya kabiri, bisaba ko kugira ngo habeho ijambo ry'Imana nubwo rihari sava, rirahari, ariko se bararyumva gute? Bararyumva gute? Baryizera batakumvise. Bisaba ko umuntu yumva ijambo ry'Imana. Ni intambwe ya kabiri. Nk'uko bisaba ko umugore abonana n'umugabo, ntibere mu kirere, bisaba ko babonana kugira ngo uriya mwana avuke. Bisaba ko nyine izira ntanga zihura. Cyo shatse kuvuga, niko bisaba ko umuntu yumva ijambo ry'Imana. Bisaba ko yumva ijambo ry'Imana. Uku guhura, iyi imposition, iyi contact ifite imbaraga. Niba Imana nabwiye muri Yosuwa bice 3 yanabwiye abatambyi isanduka, yarabaye ngo mwebwe mushobora kuba mugeze ku nyanja ntabwo ibazi Yorodani, ariko basi icyo mufite mu isanduka cyo kiziranye n'Imana. Ubwo icyo mufite mu isanduka ari Imana ikabizanye n'ibiremwa, mwebwe mumanuke mukorane contact n'amazi. Nimukana contact n'amazi, amazi nk'ikiremwa ari buze kumva ikiri mu isanduka. Imana ishimwe. Nimba bisaba ko dukorana contact, bisaba ko twumva ijambo ry'Imana rizima. Ibintu byose wumva mu matwi yawe bigomba kuba bihure n'ijambo ry'Imana rizima. Mu buryo bwose, ari social media, ari uburyo butandukanye bwose, ari live, uburyo bwose bushoboka, bisaba ko wumva ijambo ry'Imana rizima, nibwo ritangamo kukuvuka, nibwo haboneka. Kandi ikindi urumva bisaba ko umwe muri bo ari mu burumbuke. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu, ntabwo ari abantu bose baryumva none ngo baryakire. Niyo mpamvu ushobora kuryumva ari nk'umunani ariko rikakirwa na 2, akaba ari buri kizi. Kubera iki? Bose ntibari mu burumbuke. Burumbuke ni iki? Yesu ni Mata yabwiye iki abigishwa? Abacira umugani w'umubibyi wagiye kubiba imbuto, ariko agira ahantu abwira abantu ngo hari abantu ngo hari imbuto zaguye ku kara, mbese hari imbuto zaguye ngo ku butaka bwiza, hari imbuto zaguye mbehe, ngo avuga ibicu bigira nko muri 3 4 hari, ariko icyo shaka kuvuga avuga igice gikomeye ngo cy'imbuto zaguye mu butaka bwiza. Bigera n'umuntu wumva ijambo ry'Imana, yamara kuryumva rigasanga umutima wari tayari yiteguye, adafite ibintu by'amahwa ngo birinige, cyangwa ibihendo by'isi n'amaganya y'isi ngo birinige bitume riburaho rikurira. Ubwo abari mu burumbuke ari tayari yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo mbibe nziza iyo rigezemo rero rirakura, rikera imbuto. Iyo umuntu ari mu burumbuke bwo kwakira ijambo ry'Imana, bene data, ijambo ry'Imana rigira imbaraga, rigira umusaruro, rigira ubutware muri we atashobora, atamenya, atakora. Ubwaryo rifite imbaraga. Wandikewe ku rusanye ko yavuze, ubwaryo rifite imbaraga zihagije. Si ngombwa ko umuntu ayishyiraho ngo utugane inyoni yaridunze ngiri mu giti ngo urumva ngo kora ibintu. Muvuma akoresha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubwaryo rifite imbaraga. Imana ishimwe, rifite imbaraga zihagije. Wandikewe Abaheburayo yaravuze ngo ni inkota icyaya mugi yombi. Bane magambo, ijambo ry'Imana ni inkota icyaya mugi yombi. Amugi yombi iburyo n'ibumoso. Iyo ukubise mu isezerano ya kera no mu isezerano rishya, ricyaya mugi yombi hose ryagukeba. Ricyaya mugi yombi ahantu hose rirakubita rigahinguranya. Kandi ngo ritandukanye umusokoro. Ijambo ry'Imana niyo rizi gutandukanya ibintu byatagaragara. Buriya ntabwo bishop ntabwo yamenya gutandukanya ibintu byatagaragara. No, ni mpamvu yatandukanye byahagaragara kuri discipline, sava doctrine, amategeko bagashyiraho, ariko ijambo ry'Imana ryinjira hatagaragara. Niyo mpamvu rifata umuntu wari ikirara, umuntu utarushobotse, umuntu utumvaga, ijambo ry'Imana rikamuhindura,
rikamugira umuntu udasanzwe, rikamugira umuntu wabaye mbehe yarashobotse, yari ikirara, yatoraga amazu, ariko ugasanga ijambo ry'Imana ryaramuhinduye, amaboko yarafashwe. Njya mbabwira ko kera nateraga dedwa mu isoko nkajya nkiba, ariko ijambo ry'Imana iyo rije rifata intoki rikazihindura, ntube wabishobora. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ubu nabambanywe na Kristo ariko ndiho, kubera ijambo ry'Imana rya umucyo waramfashe uranzirika, ndapfa, ibyari muri njye birapfa, ndangije mbambanywa na Kristo, ariko numva ndiho. Muri njye havutsemo undi muntu mushya, numva ndiho, nyamara si njyewe uriho, ubwo ni Kristo numva uri muri njyewe, afite imbaraga muri njyewe zihagije. Imana ibane natwe, ntushaka kugira imbaraga utaryumvise. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo dore kwizera kuzanwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Menya magambo, ijambo ry'Imana rirabonetse, umuntu araryumvise, hanyuma kuryizera, kuryakira, urumva yantanganza imirimo, hanyuma babonanye bahuye, uko bahuye noneho habonetse imbuto, iyo mbuto irabonetse, itangiye gukura sasa rero. Iyo mbuto ibonetse mu muntu niyo itangiye gukora imirimo. Niyo mpamvu reka mabwire ibintu nka bitatu cyangwa bibiri. Urumva iyo mbuto, murabizi mwese, iyo ikinyabuzima geze mu kindi kinyabuzima uko biri kose, wabishaka utabishaka gitanga impinduka. Burya abantu bakababeshye, iyo umuntu yizera yakira ijambo ry'Imana rizima ari ryo ry'ukuri, iyo ari rizima rigomba gutanga impinduka muri we. Iyo umureba ubona ko yahindutse, iyo umwumva umva yarahindutse, iyo umwumvise umva yarahindutse. Iyo ijambo ry'Imana yakira ari rizima ritangira gutanga impinduka mu buzima bwe. Icyambere gihinduka, dufate uwo mumama, dufate uwo mudamu wakiye imbuto mu buzima bwe, igomba gutanga impinduka, yabishaka atabishaka igomba gutanga impinduka. Kubera iki? Ko ijambo ry'Imana ari imbaraga. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo kwizera kuzanwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Bene magambo ni intambwe zituma kwizera kubaho. Kwizera kuvuka gute? Nuko ubwo buryo kuvukamo. Tuvuze ko hanyuma abari abantu bagabo ari bazima, umugabo n'umugore barabonetse, hanyuma baranahuye, imbuto irabonetse, ahonetse ijambo ry'Imana rizima, umuntu araryumvise, akiryumva araryizera, ni urubuto rubonetse. Hanyuma urwo rubuto rubonetse, umuntu iyo atubwira ngo afite kwizera haba habaye iki? Iyo uhuye n'umuntu avuga ngo ngende yizera, ngo nizera Imana, ngo nizera Yesu, haba habaye iki? Ejo twavuze kwizera kw'abadayimoni. Abantu benshi baratubeshya, bakira kwizera ko kutanyuze muri ubu buryo. Kwizera kuri akitifu, kutari ikigwari, kutari pasifu, kuzima, kugira imbaraga mu muntu, ni uburyo kuvukamo. Abandi bose uzabona ukora ibintu bidahura n'ibyo tugiye kuvuga, uzamenya ko nta kwizera kuzima afite. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Kwizera, iyo mbuto imaze kugira mu muntu, icyambere y'ijambo ry'Imana ubwaye gira imbaraga. Icyambere gihinduka, reka mabwire, icyambere gihinduka, hahinduka imyitwarire, behaviors, comportement zirahinduka. Iyo umumama yakiye iyo mbuto, yabishaka atabishaka, imyitwarire irahinduka. Ntiyongera kwitwara uko abonye, ntiyongera kwicara aho abonye, ntiyongera kwicara uburyo abonyemo, asigara akora agendeye ku kimurimo. Ikimurimo gisigaye kimutegeka, asigara ayobowe n'ikimurimo. Ko Pawulo yabwiye Timoteyo, tuyoborwa no kwizera, tuyobowe n'ibiboneka. Urumva asigara ariho. Iyo ikimurimo kimubwiye ngo icara aha ngaha, arahicara. Iyo kimubwiye ngo mpereza ibi ngibi, arabimuha. Ikimurimo, imbuto imurimo niyo isigara imutegeka, imuhindura imyitwarire, igahinduka bitewe. Niyo mpamvu nta muntu ushobora guhinduka atakiriye kwizera. Niyo tugira abantu bigira abangeso nziza, ugasanga yigize umuntu mwiza, yigize umuntu rwose umeze neza nta kibazo, agashaka kwigira mwiza, ariko ntibishoboka. Iyo wigize mwiza bitavuye mu kwizera ntibyamara kabiri. Kugira ngo wigire mwiza bikunde, nuko Yesu akugira mwiza. Nta muntu ushobora kwitwara, ubundi se witwara neza gute ngo wifata ute? Ariko niyo yavuze ngo Yesu aramfata akankomeza. Wowe ntiwafata Yesu, ntiwanakifata, ariko Yesu aragufata. Ukore total submission, umwihe Yesu ahafate. Iyo akugezemo imbaraga zihindura. Imana ishimwe. Imyitwarire irahinduka. Niko umuntu yavuze ngo najyaga ndorogotana mu by'isi no mu ngeso mbi. Kera hari imyitwarire twagiraga, yaho twabaga tutarakira Yesu. Hari uko twitwaraga, hari uko twambaraga,
hari uko twasaga, hari uko twarebaga, hari uko twavugaga, hari ubuzima twari tubayemo, ariko bwahinduwe n'iki? Bwahinduwe n'icyo twakiriye. Ushobora kuzarimbana n'umuntu, ugasenga n'umuntu agashaka kwigira mwiza, akabana ingeso nziza, ariko ntibimuha icyambere. Tugira abantu bangeso nziza kugira ngo bazajya mu bwami bw'Imana. Bikambwire ko niyo waba ingeso nziza utarizera bitaguhesha ubwami bw'Imana. Kubera iki? Ushaka kwitwararika ariko nturavuka. Umuntu uvutse mu bwami bw'Imana n'uwizera. Iyo umuntu yizeye abavutse mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu iyo mbuto murimo igenda imujyana, imubeshaho ubuzima bushushanya, bumujyanisha n'iki murimo yakiriye cy'Imana ishaka. Kuko kwizera kutumenyesha ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu iyo kuturimo kutugenza nk'uko Imana ishaka. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Imyitwarire igomba guhinduka. Wabishaka utabishaka ibigomba guhinduka. Iyo utabeshya abantu imyitwarire irahinduka. Ndahandagira ngo utekereze, sinzi nyuma yaho, mbere yaho wakiriye Yesu n'ubu ngubu, niba ubuzima bwawe bwarahindutse. Niba butarahinduka nturizera. Bugomba guhindurwa n'imbaraga zo kwizera, bugahinduka bukagira urwego bugeraho, kuko wakiremo ikinyabuzima. Murabizi iyo abantu bakiye umuti, kuki iyo abantu banywa imiti, murabizi iyo baguha ikinini urwaye umutwe ntabwo ugishyira mu mutwe, cyangwa wenda tuvuga urwaye mu nda. Kurwara mu nda haguha ikinini ukakinyuza mu kanwa, ntugishyire mu mutwe cyangwa mu nda ngo cyangwa hari n'igihe umuntu arwaye igisebe nko ku kaguru bakamuha ikinini ngo akimire, ngo kimare uburibwe. Bihura gute? Ariko no kubera iki? Nuko icyo kinini kirimo produit, kirimo ibintu biza gukominikana na ahantu haribwa. Kwizera nizo mbaraga twakire zikominikana ahantu hose hakeneye ubuzima buvuye muri Yesu. Kwizera ni ikinini tunywa kigakuramo uburibwe bwose n'imbaraga zose ziduhuza n'isi, ahubwo ukaduhuza n'ijoro. Imana idufashe. Imyitwarire itarahinduka nturizera. Icya kabiri gihinduka, habaho ikintu bita guhuga. Imirire irahinduka. Habaho ikintu bita guhuga sinzi mu Kinyarwanda abantu bose babyumva, ariko birumvikana. Guhuga umuntu akumva hari ibintu yanze kandi yakundaga, ugasanga hari ibintu yakundaga kurya ubu yanze. Iyo umuntu yizeye agira ibintu ahuga, iyo umuntu yizeye agira ibintu acikamo. Niyo mpamvu usanga hari ibintu kera wangaga, waziraga kera. Ndagira ngo Imana idufashe dutandukanye ubuzima twari turimo kera nubwo turimo ubu ngubu. Niba ubuzima bwawe urimo ubu ngubu butaratandukanye nubwo warimo kera, nta rugendo urakora wo kwizera, nta ntambwe uratera. Bene data, kera umuntu yakundaga kurya iki? Ni iyihe ndyo yakundaga kurya? Ubu ngubu urya iyihe ndyo? Kwizera guhindura indyo, kwizera guhindura intego. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kwizera imbuto iri mu muntu ibwira umuntu ngo nubwo wakundaga kurya amateke, iyo igeze mirakubwira ngo noneho ndumva ushaka kurya ibishyimbo gusa. Kandi ibishyimbo wenda ntiwanabikundaga, ariko urabikunda, irabigukundisha. Niyo mpamvu kera hari ibintu twakundaga, ariko twakundaga cyane ibintu twakundaga bitandukanye by'isi. Hari imbaraga, hari ibintu twakundaga kera. Kubera iki? Imbuto yadukoragamo y'ikibi, hari ibintu yari iri connecte nabyo, igatuma abantu basambana, igatuma abantu biba, baheheta, bikinisha, bakora ibyaha bitandukanye. Ariko imbuto y'ubugingo yatujemo yaraje irabyica, irabyiniba, ahubwo idukundisha gusoma ijambo ry'Imana, kubana n'Imana, kumva Imana, gusenga, urukundo, ibyishimo. Nta bindi byatujemo, nibyo ngibyo. Niba ubuzima bwawe butaragira itandukaniro, nta kintu kirazamo. Imana idufashe, Imana itugire neza mu izina rya Kristo. Bisaba ko tubaho ubuzima bwerekana impinduka. Wakundaga kurya iyihe ndyo? Wakundaga kuba hehe? Wakundaga gukina iki? Ubu ukina iki? Niba kera icyari turimo cyadukoraga kuba mu bintu by'ibigare bitujyana mu byaha, ubu ukaba ukikirimo, nturizera. Bisaba ko ubu ngubu kwizera kubwira aho ubu uzo kwizera kubwira umumama niba yarakundaga gutega moto, kumubwira ngo no, nta kugendera kuri moto, hari ibigare tuvamo, hari speed bigabanya, hari imbaraga bigabanya muri twebwe, ukagenda wigengesere kubera icyo uhetse. Ubugingo burigengesererwa, kwizera kwatuhesheje ubugingo burigengesererwa, buritwararika. Ariko ntabwo twebwe tubutegeko ko tubayeho, ahubwo budutegeko ko tubaho. Ubugingo ntubutegeko kubaho, ahubwo ubugingo bugutegeka ko bubaho, noneho ukabaho uko bushaka kubaho. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Reka mbabwira akantu nsoza gakomeye. Ubu dusigaye iyo umubyeyi atwitara ikintu gikomeye agomba kwitwararika. Uzi ko adapfa kunywa imiti yose abonye.
ntapfa kunywa imiti yose abonye, ahubwo hari imiti kubera iki, hari imiti ashobora kunywa ikaba yagira ingaruka ku mwana cyangwa igakuramo inda. Shatse kuvuga iki? Abizera bafite ubugingo buzima baritwararika, ntibapfa kunywa imiti yose abonye, ntapfa kumva ijambo ry'Imana yose abonye, ibintu byose avuga ngo birakiza ntapfa kubinywa. Ubu dufite abakomisiyoneri bagenda bacuruza imiti, bagenda bacuruza ibintu bisa n'ijambo ry'Imana bitari ijambo ry'Imana rizima. Babwira abantu ngo ni ijambo ry'Imana rizima, ngo ribatura, ariko bibitsemo urupfu, bibitsemo kwica imbaraga zo kwizera ziri mu muntu, bihindura imyizerere y'umuntu. Iyo umuntu ahindura imyizerere yawe abahinduye setting y'ubugingo bwawe. Iyo imyizerere ihindutse n'ibindi birahinduka, nawe urahinduka. Niyo mpamvu dufite abantu benshi bazana inyigisho, wenda murazizi nyinshi cyane z'ubuntu murazizi nyinshi cyane za hypergrace n'ibindi. Zirahari nyinshi zibwira abantu ko twakijwe n'ubuntu bwo kwizera byararangiye, zibwira abantu zibize ibintu byo kwisi cyane. Zirahari zibwira abantu zihindura setting z'imyizerere y'abantu, abantu ugasanga bamaje gupfa mu myizerere. Iyo ni imiti umuntu adakwiye gufata, ni imiti itandukanye, ni imiti yica ubugingo, ni imiti ihindura kwizera setting. Kandi murabizi, reka mabwire ko telefone kugira ngo igaragare muri screen, ikigaragaramo umuntu agisetingira muri setting cyangwa muri parameter cyangwa mu igenamiterere. Niho umuntu telefone igaragara muri screen iminyuma bisetingirwa ahantu. Niyo mpamvu ubuzima bwawe uko tubona ntabwo bwasetingiwe ahantu mu bitekerezo. Imitekerezo niyo yakira kwizera. Niyo mpamvu Paulo yabwiye abantu, arabandikira ngo muhinduke mugize imitima mishya, mind. Iyo imitekerereze itarahinduka ntushobora guhinduka. Imana yabanje guhindura iki? Yahinduye imitekerereze yacu. Imana kugira ngo yizere higufite nuko ibanza aho guhindura, hinduka rwose pe. Ubu se reka mabwire iki, reka maho urugero. Kugira ngo Imana yizere higufite nuko ibanza guhindura imitekerereze yawe. Niba itarahinduka ntuba ubuzima buhindutse. Ubu se reka mabwire, reka ntanguruje kuri RPF iza gufata igihugu. Kwitafasha umupaka ngo ifate igatuna cyangwa ifate wenda epfiri ya irusuma ngo ive ngo yafashe igihugu. No. Irabizi ko imbaraga z'igihugu atari umupaka. Imbaraga z'igihugu ziri mu murwa mukuru. Niho radiyo iri, niho ibintu byinshi bituye, niho ministeri ziri, niho televiziyo iri, niho ikibuga cy'indege kiri, niho ibikorwa remezo byinshi biri. Imana ntiyakizera ko igufite ngo yafashe gusa ngo ku munwa ngo uririmba indirimbo, ngo yafashe ku maboko ngo aramya, ngo yafashe ku maguru yibyinira. Ntibyerekana ko wizeye Imana, ntibitwereka. Ahubwo yemera ko igufite iki iyo yahinduye imitekerereze yawe igahinduka, ukabaho ubuzima. Kuko murabizi ko radiyo ivuga amakuru ari mu gihugu. Impamvu abantu usanga bitabiza ugasanga iminwa ntiyahindutse n'iki, uravuga radiyo ivuga ibiri mu gihugu, ibyo uvuga nibyo bikuzuye. Bibiliya yaravuze, Yesu yaravuze ngo umuntu atanga ibiri mu bubiko bwe, atanga ibintu bye bibi abikuye mu bubiko bwe bubi. Niba ububiko bwawe harabitswemo ibintu bibi, uratanga ibibi. Niba harabitswemo ibyiza, uratanga ibyiza. Imana idufashe mu izina rya Yesu, iduhe guhinduka. Kwizera ndashaka ko dukuramo ikintu abantu bise kwizera bakakugira mu buryo butari bwo. Kwizera Imana kujyana no guhindura ubuzima bw'umuntu, nabo kujyana no kumva ari firingi yo mu kirere y'imiguruko. Imana idufashe kwizera kujyana no guhinduka. Urumva soza icyo kintu cyabaye muri twebwe, iyo organe yaje muri twebwe cyangwa karemanyo kari muri twebwe, kadukoramo ikindi kintu gikomeye, kaduha sanse. Buri murabizi ko buri muntu agira organe nyinshi, ariko akajyana na sanse. Iyo organe iri muri wowe igira indi sanse. Iyo organe ikere muri wowe iguha sanse yitwa ubugingo. Yesu yaravuze ngo umuntu unyizera, yaravuze ngo uwizera imigezi y'amazi zatemba iva mu nda ye. Iravanga ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buzima. Ufite uwo mwana, ufite urwo rubuto mu nda, ufite uko kwizera, ni nawe ufite ubugingo, afite sanse y'ubugingo. Kwizera baravuga ngo ubugingo urabufite, urabwemerewe. Ntibisaba amasengesho menshi ngo uhabwe ubugingo, ntibisaba kujya kwirukanka mu misozi, ntibisaba kujya kubaza bishop ngakurebere ko ubugingo ari buzima ngo burimo. No. Kwizera Paulo yaravuze ngo umwuka w'Imana hamanya n'abacu ko turabana n'Imana. Kwizera kukubwira ko ufite ubugingo buzima muri wowe. Kuravuga ngo ubugingo bwarapfuye cyangwa ni buzima. Nta muntu urebesha.
ubugingo urabwumva. Imana idufashe, Imana ibane natwe, Imana itugenderere, Imana itwiteho. Ubugingo urabwumva ni buzima. Kwizera kuguhinda isi ziye musanze. Yesu yaravuze ngo umuntu unyizera naho yaba yarapfuye. Mane magambo, abantu bagira sanse 5 zisanzwe, sanse 5 zirapfa. Iyo umuntu apfuye zirapfa, ntizongera kumva, ntizihumurirwa. Reka da, hari igihe umuntu izo mwuka zipfa. Burya aho kugira ngo iz'umubiri zipfa, iz'umwuka zipfa yapfa iz'umubiri. Iyo sanse z'umwuka zapfuye umuntu ntahumurirwa, aparika mu busambanyi akabamo. Wabwatse ntumva ko bunuka, ntabwumve kubera iki? Isanse z'umwuka zarapfuye zimubwira ko ibyaha binuka. Aho bakumva byishimiye. Bene data, kwizera kutubwira ko ibyaha bitunukira siziye musanze, irakubwira ngo biranuka. Yesu yaravuze ngo umuntu napfa 5 zigapfa, siziye musanze. Yo Yesu ko izabikira akitifu, ni Yesu azanyuramo ngazura abapfuye bakizera. Yaravuze ngo napfa kizera azazuka. Umuntu wese wapfuye atizera ntazazo. Kubera iki? Yarapfuye ariko 5 zarapfuye. Kandi muri 5 hirya y'5 ntabwo Imana ikumva. Ariko ufite 5 ufite 6 akayiriyo kwizera, Imana yimwumviramo. Munyani magambo, gupfa k'umubiri no guhindura ahantu. N'abariyo bizera Imana yabonera mu gihugu kimwe. Imana ishaka dufite. Bene data, nifuza kwizera kuzana impinduka mu buzima, gutanga impinduka z'ubuzima, gutanga umuyoboro ukomeye, gutanga kuba imbaraga zitanga impinduka muri twebwe, ku buryo umuntu yumva yarahindutse. Icyo wakiriye cyaguhinduye bingana gute? Cyakugejeje hehe? Cyakugize nde? Cyakugize uwuhe? Wiyumvamo iki? Wavuye kucyugera hehe? Niyihe mitumwa? Niyihe miti wiyahuje? Yishe iki? Byapfiriye hehe? Imana igufashe, Imana ibane nawe, Imana yo guhinduka, ugize umutima mushya rwose. Niba uhindutse, imitekerereze bene ihinduke. Gira gutekereza gushya, gira imikorere mishya. Radio yawe umuntu wawe nuvuga ibyo kwizera, nuvuga ibyo wakiriye. Ubuzima bwawe n'ibyo wakiriye. Imana dufashe mu izina Yesu. Dusenga Imana itubashishe uyu mwitozo ukomeye ariko ushoboka. Urakomeye ariko urashoboka, urakoreka. Hari abawukoze. Imana ishimwe, nawe washoboka. Dusenga Imana turagushimiye, ni wowe uhagije wahawe isi. Mure twakiyemo impinduka zidukura mu by'isi idashobora, bikadushyiza mu byo Imana ishobora. Kwizera ni imbaraga z'impinduka muri twebwe, bituma twakira akamero k'Imana, bituma twakira imikorere y'Imana, bituma twakira impinduka. Bira iravuze ngo ufite umwana ufite ubugingo buzima. Waravuze ngo wizera naho yaba yarapfuye uzamuzura. Iyi siziye musanse yo kwizera iduha sanse y'ubugingo, iyi organe yo kwizera iduha sanse y'ubugingo, ikomeze ikora iba active, ariko iduhe kwitwara nk'uko uwo twakiriye ameza yitwara. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.